nubwo umeze nk'iyo. Yesu ashimwe mwene data, turacyaganira ku ijambo ry'Imana. Twaherukanaga turi gusomera hamwe ijambo ry'Imana, twasaze mu gutegeka kwa kabiri aho ngaho mu bice 8, ariko uyu munsi wa none turi buze kuganira ku ijambo ry'Imana turasanga muri Zaburi ibice 81. Turi buze gusoma duhereye ku murongo waho n'ubundi wa 11. Ni ijambo ry'Imana turi buze kuganira turi kumva uburyo Imana yivuga. Imana irivuga iyo yakoze igitangaza ku buzima bwawe, iravuga ati mwana wanjye unshime, ariko ikivuga ikavuga ngo ndi Imana ishobora byose, ninjye ukura umuntu muri Egiputa, ninjye ugaburira umuntu, ninjye urengera umuntu, ninjye urinda ubugingo. Rero Imana yivuge ku buzima bwawe, yivuge ikora igitangaza ku buryo buri wese aravuga ati Imana niyo yabikoze, igitangaza kivugire. Aho ngaho rero muri Zaburi ibice 81 uhereye ku murongo wa 11 kuvuga ngo ninjye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Imana isabye ko wasama akanwa kawe ikuzuzamo ibyiza, yakuzuzamo amahoro, yakuzuzamo umunezero, yakuzuzamo ibyo wayisabye, yakuzuzamo ibyo kurya. Imana igihe ikintu yuzuza ku buzima bwawe. Hari igihe tugenda mu buzima hari ibintu bituzuye, ariko yareba ikabona ko ikwiriye kubyuzuza kugira ngo nawe ubeho ufite ishimwe. Rero ibyo wabonaga ko bituzuye Imana ibyuzuze. Ushobora kuba umupapa ufite umugore ariko hari biri kubura, mubuze urubyaro se, cyangwa se mubuze inzu, cyangwa se mubuze akazi, cyangwa se mubuze ubucuruzi, cyangwa se hari ibintu byinshi muri kubura mu buzima. Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi bwo kuzuza ibyo ngibyo bituzuye. Yarangiza ikivuga ati ni njye Uwiteka ubikoze, ndi Imana yawe. Imana yawe rero nigira ibintu yuzuza, nibwo uzabona ishimwe ushimiraho Imana. N'ubundi muri Zaburi ya 84 ku murongo waho wa 9 ari kuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo umva gusenga kwanjye, Mana ya Yakobo ntegera ugutwi. Wowe ubaha amategeko y'Imana, Imana yiteguye kugira ibintu yuzuza ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Dawidi yakomeje asenga agira ati Uwiteka Mana Nyiringabo umva gusenga kwanjye. Imana yumvise gusenga kwawe. Imana cyagiye wasengaga yarakumvise, n'ubu ngubu komeza usenge, Imana iracyagutegeye amatwi. Imana yumve gusenga kwawe. Imana yumve gusenga kwawe, yuzuze bya bindi bituzuye wabonaga ko bitashoboka. Nigira ikikora ku buzima bwawe ikabyuzuza, uzaba ufite ishimwe rikomeye, uzaba ufite ishimwe ritarondoreka. Hari ubuzima umuntu anyuramo akabona hari ibyo ari gukora bibi bitamunejeje, bitanejeje abantu, bitanejeje n'Imana, akagerageza kubyanga no kubireka nka bivemo bikanga. Ariko gusa iyo umuntu asenze, ibyo ngibyo ubona ko bikubera imbogamizi, Imana ibikuraho ikakuzanira ibyiza bifite agaciro kugira ngo iguheshe agaciro mu bantu. Mana ya Yakobo ntegera ugutwi. Icyo wayisaba cyose, icyo wayibwira cyose yagutegera amatwi. Dore ni ukuri ku buzima bwawe hari icyo Imana igiye gukora kugira ngo wemere ko ari Imana ishoboye, ko ari Imana ihagije. Ni Imana itanga impano zitandukanye. Hari igihe Imana itanga impano yo kuririmba, muri kwa kuririmba hakavamo igisubizo cyawe, Imana ikivuga. Hari igihe Imana itanga impano abantu bagakina imikino itandukanye myiza ibateza imbere, kandi ndetse n'Imana ubwayo ikagaragaza agaciro kayo muri wowe, ikihesha icyubahiro, ikivuga muri ubu buzima uri kunyuramo. Hari igihe Imana yivuga ikaguha impano y'ubwenge, uri umunyeshuri cyangwa se utari umunyeshuri, uri umwubatsi n'ibindi, ikakurinda gukomereka haba ku mubiri no mu mutima no mu bugingo, ikakurinda. Yarangiza ikivuga ikavuga ati ni njye wakurinze gukomereka, ikakurinda impanuka, ikakurinda intambara, ikakurinda ibigusenya, ikakurinda ibikurwanya. Imana niyivuge ku buzima bwawe, igira ikintu yakwivuga, igira ikintu yakora, nibwo uzayishima.
twamenye yuko abantu bubaha amategeko y'Imana bahirwa, kuko n'ubundi Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kuvuga ngo hahirwa abadakurikiza imigambi y'ababi, ntibicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo bishimira ku manywa na nijoro. Nkaho ishimira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, uzahirwa. Uzirinde kwicarana n'abataguha inama nziza, n'abatakubwira ngo ugende ucuruze cyangwa ushore mwabiri uzunguka ukabona nta nama baguha. Ubirinde, ahubwo wishimire kugendana n'abakugeza ku iterambere, abana bawe bakiga, ndetse nawe ugatunganirwa mu byo ugerageza gukora byose. Ushobora kugenda ugafata umurima ukawuhinga ugashyiramo imyaka, tomati, ibitunguru, karoti se cyangwa se ibishyimbo n'indi myaka yose Imana yakwesherezamo icyubahiro. Ati Imana umva gusenga kwanjye, ati Imana ya Yakobo ntegera ugutwi. Imana igutegeye amatwi, wowe yibwira igihe bikubabaje, ubundi ize yivuge ku mirimo n'ibitangaza izaba yagukoreye. Iningi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Tuzi neza ko Imana igigabura. Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa ibacisha mu butayu, ntibagaburira abantu batari bazi, n'abasogokuruza batigeze kumenya, batigeze babonaho. Imana yazanaga inturumbutsi, ikazana inuma cyangwa se intungura kugira ngo babone inyama, ikazana umutsima, ikazana ibyo bashaka byose. Mwibuke ko Eliya Imana yamugaburira ari mu rugendo ari guhunga Yezebeli, iramugaburira igikona kikajya kizana inyama. Icyo gihe na marayika nawe ubwe amuha amazi ari mu gacuma konje, ndetse ngabona n'umutsima utaze ku makara ararya. Iyo nda ngayigenderaho iminsi myinshi, nawe Imana yakugaburira inda yawe ukayigenderaho igihe kirekire. Imana niyivuge ku buzima bwawe, nikore igitangaza kivuga, nikore izana amahirwe avuge. Imana ntigira ikintu yahindura ku buzima bwawe. Imana yumve gusenga kwawe ku manywa na nijoro. Imana yumve gusenga kwawe widakira. Imana yumve gusenga kwa mudugudu utuyemo. Imana niyivuge ku buzima bwawe. Mwene data, ndumva mfite umuhamagaro wo kugusengera kugira ngo Imana igire ikintu yakora ku buzima bwawe, igire ibintu yahindura. Byanze guhinduka, yaba ari indwara yanze gukira, yaba ari ubushomeri maze igihe kirekire, yaba ari urubanza se, yaba ari urubyaro, ushobora no kuba ufite inda ariko ubuze amahoro, ufite ubwoba kugira ngo iri bukwice, ariko humura, reka ngusengere mu izina rya Yesu. Ufata aho ngaho urwaye. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, turasenze cyane kugira ngo urengere mwene data na mushiki wanjye. Ushobora kuba ari indwara yamubaye w'akarande, twirukanye izo mbaraga mbi ziteza indwara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye umupapa, sengeye umumama, uru rugo waruzanamo amahoro, ubuzima bukagenda neza. Uyu mwana yabuze ubwenge ariga bikanga, ariko uyu munsi wa none wamuha ubwenge Mana ukivuga. Amaraso ya Kristo ababyeyi be bakishima bakanezererwa. Uyu muntu aratwite ariko akeneye urubyaro Mana. Ushobora kuba inda ya mbere yaravuyemo n'iya kabiri, ariko none amuhe guheka, azishima anezerwe, yirate Imana izaba yaramugiriye neza. Imana niyivuge ku burwayi bwawe. Iyi ndwara yanze gukira, iyi ndwara turayisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Nikire, nikire, nikire. Sengeye uyu mukobwa Mana yicaye igihe kirekire, yarasenze biranga, yarasenze biranga, ariko isaha n'ingi ugira ngo Imana yivuge imukure aho yabonaga katava. Imana niyumve gusenga kwawe, Imana niyumve gusenga kwawe, uzayishima, uzayihimbaza. Iyo Mana turayishimye ko ufite imbaraga n'ubutwe n'ubushobozi. Nawe wa musore we turagusengeye, kurambitseho ikiganza, uve ku tabi, uve ku byakunaniye kuvaho byose. Imana iguhe umugisha, Imana ikurengere mwene data. Uhereye umunsi wa none ubuzima bwawe buzemo impinduka, ubuzima bwawe buzemo igitangaza, ko tubisabye twizeye yuko Imana ishobora byose, kandi Imana yivuga kandi igakiranuka ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Nubwo umeze nk'inyoni iri mu mutego, umurano uzagushirukana. Nubwo umeze nk'umugezi uri mu mayira,